oya 30 nuguze gushyirira mu gikoma ukagenda ukazisukira. Icitonderwa kumfubya byose yebiranga. Mpamvu nagutumije hano rero hari akantu ndi gushaka kumfasha. Ngiye rwose nta kibazo nusazwe bise kakazi kose ngakora pakuba harimo amafaranga. Umunana nubwo bikomeye nakantu gatoya gusa sinzi niba wemera kugakora. Ngiye rwose retse n'amafaranga. Nkurikije uburyo wigiriye umutima mwiza ndabona nabura kugufasha. Abagabo ni nkamwe n'abandi barabeshya. Gusa ushatse kuvuga ngo nyine ko umugabo nkawe kuri isi nta handi yawe. Nyine mawe uje kukantu nawe ushyizemo ntabwo ari sawa. Ibaza nk'ubu boss ahingutse kwiremba agahita byumva. Icyo kigori Imana y'u Rwanda. Akibatare yamuje nacyo ubungu mfite umwana. Ari ku rubyaro rutangwa n'Imana. Imana ni izaza kundongora. Yego nyine ntabwo ari izaza kukurongora ahubwo ikintu nishatse kuvuga ngo izamuniza mwizo ntanga nyine akakubyarira. Kuburyo imyaka 6 yenuka. Imyaka 6 yize. Tubana nyine nta nagahinja. Mwese kandi wibeshye. Imyaka 6 irashize. Kubeshya bimarira iki? Mira myaka 7 nakubwira etse no kuba nagahinja gari bira bintu sinzi n'ukuntu biba bimeze. Bivuze ngo uretse kuba tatana n'inda ntabwo yahaguruka. Reka. None mwabuje ko numva wagowe. Bivugwa se niyo mpamvu nanaguhamagaye ahangaha. Ko numva ntangiye gutinya. Ubwo nguragira ngo ngufashe iki? Cyo nashakaga kumfasha. Oya wa n'iki kibazo niba yapubuze ndabagushakira. Naho se gireka kunca mu ijambo ubwo uvuze narangije kuvuga. Kwe Cyo nashakaga nuko waza. Oya mwabuje ndikumva ntabishobora. Oya se kandi nawe ugabanya ibwana. Oya nyine nagushakira ibisobe bifite imbaraga. Reba bunkangi nkwidedejeho sinakuvaho napfuye. Ega ntabwo ari ngombwa buri munsi wowe nukuntera inda gusa ibindi nkazabyimenyera. Nyine nawe bose ndi kukubwira wabikora. Oya njye ni wowe nshaka. Erega naye sinzi ko ndi muzima. Nubwo mbere nangiye kubikora. Oya se kandi mwese wa mukobwa kwa France ko bavuga ngo wateye inda barakubeshyeraga. Uretse ko twari turi kwikinira. Nyine nanjye twakina nta kibazo. Nyine mwaweje nk'ubwo wamangaye. Urukumva ko yaba ari ikintu gikomeye nabagiye gukora. Nawe amafaranga yashyira imbere cyane. Erega niyo tubesheje. Ubusa umugore mwiza nkanjye ntaho nabikorera ubusa. Uwo mugongo uri kuzira iki? Uwe se kandi. Uwihe? Erega umugongo uracikira. None ubwo ukaba wumva naguhangahe. Buriya nkurikije n'ubushite zifitanye. N'uduhumbi 100 nabikora ntari. Yego ko mwami Yesu. Ibihumbi 100 se ni kimasa n'abandi gushyira mu kiraro. Wasa narabonye umwana w'icyitegererezo mu mudugudu. Mu mudugudu nyine. Ibihumbi 30 nubikora. Oya 30 nuguze gushyirira mu gikoma ukagenda ukazisukiramo. Wowe si ibyo bintu ukumva bishoboka? Byashoboka da bitewe n'amafaranga uri gutanga. Ibihumbi 50 wapi? Wapi ngiye uzabaza? Erega ndi umusore uhagaze. Wihagarara iki? Ubwo se uzabagabo banyifuza uko bangana. Kuki utabahamagaye ugahamagara umuntu nkanjye? Nukuzi ko ari cyo nakora. Gabanya kwiyemera se nawe. Amafaranga urafata cyangwa nshaka. Mabuje nawe wankora amaji. Siko nazi ko utari seri. Giseri ahubwo mbwira. Turabikora cyangwa nshaka. Amafaranga ndapfa kuyafata nyine. Icitonderwa kumfubya byose yebiranga. Mabuje we nyizera. Ahubwo se niko magatangiye kubyimba turabikora ryari. Njye nta kibazo rwose naka kanya twahita tubikora. Ko twabivuganye ko nzabikora mbite nagutera indase kakanye rwo wabi. Yego na kano kanya njye ndi mu kibado twabikora ntaribi. Okay, no ntaribi. Reka turi gutikura.